utwaye ikinyabiziga nko ku gihe cy'imvura ubanza kureba yuko amatara yaka, atariyo yaka ubasha kubona nk'imodoka iguturutse imbere kugira ngo hataza kuba ikibazo cy'impanuka kubera ko haba hatagaragara hari mu bihu. Muri ibihe by'imvura mbere yuko utangira kujya mu kazi uba ugomba kubanza ukareba mbere yuko itara ryawe ryaka neza, ukareba niba ibinyoteri nabyo niba byaka neza, ukareba n'ipine niba nayo nta kibazo cy'ubunyerere ifite, ukareba nimba feri yawe nayo ikora neza. Ubusanzwe ibinyabiziga byose bigomba kujya mu muhanda byujuje ubuziranenge bukenewe kugira ngo ikinyabiziga kijye mu muhanda, ariko by'umwihariko muri ibihe turimo by'imvura nyinshi hari bigomba kuzirikanwa cyangwa kwitwararika. Ubu butumwa burareba abakoresha ibinyabiziga, abatwara ibinyabiziga cyangwa na ba nyiri ibinyabiziga. Ikinyabiziga cyose kigomba kuba gifite amapine yujuje ubuziranenge, kigomba kuba gifite utwuma tuhanagura ibirahure, ibyo bakunze kwita essuie-glace, kugira ngo bihanagure amazi ku birahure igihe cy'imvura. Bigomba gucana amatara maremare igihe hari imvura nyinshi mu muhanda, ariko bigomba kuba binafite feri zikora. Ibyo byose rero ntabwo ari ibintu bisuzumwa iyo imvura yamaze kugwa, ni ibintu bisaba gusuzumwa mbere yuko uyobora ikinyabiziga afata urugendo. Igihe imvura yabaye nyinshi, abatwara ibinyabiziga baragirwa inama yo guparika ku ruhande kugira ngo imvura ibanze ihite, kandi bagaparika ahantu atari munsi y'ibiti cyangwa ahandi habashyira mu byago byo kuba batembanwa n'amazi menshi y'imvura ashobora kubageraho aho bari. Igihe cyose bagomba guhitamo neza aho baparika kugira ngo barindire imvura ihite. Ubu butumwa ntabwo bureba abayobora ibinyabiziga gusa, burareba n'abandi bose bakoresha umuhanda, baba bagenda n'amaguru, baba bagenda ku magare, n'abagenzi bagenda muri ibinyabiziga. Bafite inshingano zo gukebura abatwaye ibinyabiziga igihe babona ko bidakwiriye ko bakomeza urugendo mu gihe cy'imvura nyinshi. Gerayo amahoro.